Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so Evangeliste Ernest ugusuhuza. Iki kiganiro ni umutsima wa buri munsi nk'uko ubimenyereye buri cyumweru kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, twegera Imana tukiga ijambo ry'Imana mu kiganiro umutsima wa buri munsi. Ku bakoresha icyongereza ni daily bread, mu gifaransa niba navuga la pâte journalière. Ni ikiganiro kigamije kugukomeza umutsima ukomeza umuntu. Hari ukuntu umuntu arangiza weekend yarajegejwe n'ibibazo n'ingendo, hari abagira ngo za lendiose, hangover mu cyongereza, cyangwa umunaniro wo kuwa mbere. Tangira kuwa mbere wumva ikiganiro umutsima wa buri munsi ukirirwa ukomeye. Iyo utangiye neza kuwa mbere, kuwa kabiri urakomera, kuwa gatatu urakomera, kuwa kane urakomera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ngo uwo azakomera, ngo kandi namara gukomera akore iby'ubutwari. Bituma no kuwa kane uhagera ukomeye, kuwa gatanu ukahagera ukomeye, kuwa gatandatu ukazagera ku cyumweru ukomeye. Ijambo ry'Imana ni umutsima utunga ubugingo, ni umutsima ugaburira ubugingo. Turagutumiye ujye wumva daily bread. Ni ubuzima, ni imbaraga, ni amavuta. Ntabwo uzagira amavuta y'umwuka wera uticomeka ku ijambo ry'Imana. Ntabwo uzaba umunyabwenge n'umuhanga ngo utsinde isi uticomeka ku ijambo ry'Imana. Mu kiganiro naguhaye ubuhamya nkubwira iyerekwa nagize ku ijambo ry'Imana, uzakibona kuri iyi channel. Muri weekend n'Imana niho uzarebera icyo kiganiro. Uzareba ikiganiro weekend n'Imana, urebe ubuhamya Imana yampaye cyangwa iyerekwa nagize ku ijambo ry'Imana. Nakubwiyemo ko ijambo ry'Imana ari inkota ityaje mu ujya abiri impande zombi, yica abadayimoni ikabakata kandi baritinya. Nguhaye karibu mu nsanganyamatsiko y'iki cyumweru tuzaganiraho, aho tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo abari mu bwishingizi bw'amaraso ya Yesu umurimbuzi ntajya abica. Ndasubira mu insanganyamatsiko, abari mu bwishingizi buturuka ku maraso ya Yesu umurimbuzi ntabwo ajya abica. Hari umurimbuzi wica anyuze mu mpanuka, hari umurimbuzi wica anyuze mu ndwara z'ibyorezo, hari umurimbuzi wica ubugingo, abantu bagapfa bakarimbuka, umuntu akabaho ku isi, ugatunga amamodoka meza, amazu meza, ukagira akazi keza, ariko ugasanga ntumenye Yesu. Nyuma yo gupfa ugasanga upfuye kabiri. Hari urupfu rwa mbere rwo kwimura umuntu. Iyo umuntu apfuye bwa mbere burya ntabwo arangiye, ahubwo aba yimutse, akuwe mu isi ajyanywe mu kindi kirere, mu kindi gihugu. Iyo wakiranutse uriho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu rero ujya mu ijuru. Ikintu cya mbere amaraso ya Yesu adukorera ni uko aturinda gupfa kabiri nk'amakara. Mwene data, amakara apfa bayatwika kuko bayakora ku buryo aba yapfubye, burya ntaba yahiye. Niyo mpamvu wongera kuyakoresha mu mbabura bigakunda. Kandi mu nyuma yo kuyarura bayakuye mu ifuru, akongera gupfa bwa kabiri uri kuyatekesha agahinduka ivu. Ntabwo ubuzima bwawe bukwiye kuzahinduka ivu nyuma y'ubu buzima bwo kuba ku isi kandi warabwiye ko hari igihugu tujyamo. Icyo gihugu rero tukigishwamo n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu niyo yonyine azakurinda gupfa kabiri nyuma yo kwimurwa ku rupfu rwa mbere, ubwa kabiri ukazabaho iteka aho udapfa. Tugiye kuganira rero ko abantu bari mu bwishingizi bw'amaraso ya Yesu umurimbuzi atajya abica. Mu buzima bwo mu isi Imana irakurinda kuko uriho ikimenyetso cy'amaraso, kandi na nyuma y'ubu buzima Imana ikabana nawe. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana rigufi tugiye gusoma mu gitabo cyo Kuva ibice 12 umurongo wa 23. Kuva ibice 12 umurongo wa 23. Kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyegiputa, kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku mpomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Turasubiramo. Kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyegiputa, kandi nabona ayo maraso ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Akira neza ijambo ry'Imana. Aha Mose yari ayoboye ubwoko bw'Abisiraheli mu mudugudu w'i Gosheni muri Egiputa kwa Farawo, aho bari barashyizwe kugira ngo bahature bajye bakoreshwa imirimo y'uburetwa. Imana ihamagara Mose, yaramubwiye ngo azagenda abwire Farawo ngo Uwiteka arantumye ngo rekura ubwoko bwe butahe. Agezeyo uzabisanga nabyo mu gitabo cyo Kuva imuzi.
Uwiteka bimutera kubabara kuko Farawo amwiraseho. Ndagira ngo nkubwire ko icyubahiro cyose wagezeho ni Imana yakikugejejeho, ntabwo ukwiriye kwirata ku Uwiteka, ahubwo ukwiye kumwubaha. Uribaza ngo iby'icyubahiro ni ibihe? Kuvuka kwawe abandi barapfuye bavuka ni iby'icyubahiro Imana yaguhaye. Bikoreshe umwubahe. Kuba uhumeka umwuka udacometse kuri bomboni cyangwa se unayicometseho ariko ukaba uhumeka ni feva y'Imana, ni iby'icyubahiro Uwiteka yaguhaye. Kuba noneho hari inshingano ufite, uri mwarimu, uri kapita shefu, uri umufundi, hari inshingano ufite zatuma uhembwa cyangwa se utanahembwa, uri umuvolontere, hari icyubahiro Imana yaguhaye mu buzima. Hari urugo ufite cyangwa hari geto ufite, hari buruse ufite cyangwa ntayo ugira, hari ibintu ujya ubona Imana yaguhaye, shyiramo n'imyambaro yo kwambara, ibyo kurya n'ibindi bitandukanye. Ibyo ni iby'igikundiro n'icyubahiro Imana yaguhaye kugira ngo bigutunge ku isi. Ariko iyo umuntu abikoresheje agasuzugura icyubahiro cy'Uwiteka ntamwubahe, Uwiteka ajya amukoramo akantu k'agatangaza. Kurikira iri jambo ry'Imana aho Farawo yabwiye Mose ngo Uwiteka ntamuzi. Farawo abyimbye intugu yigira umuntu ukomeye. Uwiteka Imana ahita abwira Mose ngo uhereye umunsi ndanangira umutima wa Farawo, abatinze gato kurekura ubwoko bwanjye kugira ngo mbanze muhe isomo. Ibyago byarasimburanye birasimburana kugeza ubwo icyago cya nyuma aricyo turi kuganiraho muri iri jambo ry'Imana twize mu gitabo cyo Kuva ibice 12 ku murongo wa 23. Bibiliya itubwira ko yagiye kurekura Abisiraheli yarashegeshwe. Hari aho urubura rwaje mu murima rwica amatungo y'Abanyegiputa, imyaka. Hari aho icuraburindi ryaje, ibikeri murabizi, imbaragasa, amazi ahinduka amaraso. Ubukungu bwari bwarashegeshwe kubera kutubaha Uwiteka no kutamwumvira. Ikimenyetso cy'amaraso rero ntago cyatangiye gusa kuri Pasika mu kuzuka kwa Yesu no kuducungura no kudupfira, ahubwo na mbere Yesu yishushanyaga mu kunyuraho agakora Passover cyangwa Pasika, bivuga kunyuraho no kurokora. Ubwo yabwiraga Mose ati noneho ubwo Farawo yanze kubarekura ngiye gukora ikimenyetso simusiga. Muri iki gitondo kubwo kumva Daily Bread hari ikimenyetso simusiga Imana igiye gukora. Farawo wafashe ibyawe, Farawo wagufashe akakurekura. Bana amaso natwe mu ijambo ry'Imana. Aravuga ngo noneho nimubaga umwana w'intama utagira inenge mu murye, kandi mu murye wese, bivuga gutunga Yesu kamumira wese. Ntimugire igice musigaza, kandi mu murye mukenyeye mukwesa inkweto, bivuga agakiza, mwambaye mwiteguye. Nimumara kumurya mufata amaraso musige mu mpumanizo ndetse no mu ruhamo rw'umuryango ikimenyetso cy'amaraso. Ubwo umurimbuzi marayika w'Imana ushinzwe kwica aza kwica Abanyegiputa akabona ikimenyetso cy'amaraso, ntacyo muri bubi. Barabikoze, bamaze kubikora nijoro marayika aza kurimbura, anyuraho agenda yica ikintu cyose cy'imfura. Umwana w'imfura ntiyatinya ibwami kwa Farawo, ihene y'imfura, intama y'imfura, ikintu cyose cyaje mu rugo cy'imfura kirapfa. Ibyo bintu bimaze gupfa muri Egiputa haba umuborogo. Farawo arekura Abisiraheli baragenda. Turafungira hano uyu munsi. Ndashaka kukubwira ko iyo umuntu yizeye Yesu Kristo, amaraso ya Yesu ajya mu ruhanga rwawe ndetse akajya n'impande zose umutima wawe, ubuzima bwawe, amaraso akageramwo, akakubera ubwishingizi n'uburinzi. Umurimbuzi yaje kurimbura, uzasomeza buriya 91 iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Nta handi hantu wahungira mu gigirimbura, nta handi hantu wahungira umwambi ugenda ku manywa, ibintu utabonesha amaso kandi byica, nta handi hantu wahungira virusi, nta budahangarwa nta handi wabukura, abarara bazenguruka inzu yawe ngo baracuragura nta handi wabatsindira, nta handi amahoro y'igihugu cyacu ava, nta handi umutekano w'urugo rwawe uva, nta handi ubuzima bwawe buzingiye. Niba udafite urugo uyu munsi ejo uzarugira. Ni mu kwizera Yesu no kwinjira mu maraso ye akakubera protection. Tugiye gusenga Imana. Ese waba wifuza ko Farawo Imana imwemeresha igitangaza kidasanzwe kuko winjira mu maraso ya Yesu? Icyo gitangaza kigatuma Farawo akurekura, akarekura ubugingo bwawe, ukihana ukaba muzima, ugakizwa, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Farawo Satani akakurekura, akarekura akazi kawe, nawe ukava mu bushomeri. Ese waba wifuza gusiga agahinda uhorana mu mutima, kuryama ushikagurika, indwara zidakira buri munsi? Emerera amaraso ya Yesu akwire muri wowe. Birashoboka ko waba warariye umwana w'intama
ariko ukarya ibice bimwe, wagera ku mutwe ukanga kuharya ngo harakomeye, ku maguru, ari byo bivuga abantu banga kwinjira muri Yesu ngo bakwirwemo, bagire kwihangana, gukiranuka, kubabarira. Ndagira ngo ngusengere muri iki gitondo wambara imbaraga, ndagira ngo ngusengere muri iki gitondo wambara amavuta, ndagira ngo ngusengere muri iki gitondo wakira impinduka ziva kuri Yesu Kristo, wakira ubuzima bushyashya muri Kristo Yesu, wakira imbaraga zikiza indwara, wakira imbaraga zirukana abadayimoni katika jina la Yesu, wakira imbaraga zikiza umwaku, wakira imbaraga zihindura ubuzima bwawe, nawe ujye ugira umunezero, nawe ujye unezerwa, nawe wishime, nawe uvuge Yesu mu bandi wabonye, nawe uryame urote neza, ugira amayerekwa. Isezerano ryo kwerekwa ni iryacu twese, isezerano ryo kumva ijwi ry'Imana ni iryacu twese. Va mu bwibone wagiyemo, hindura imiterere yawe n'imigendere yawe. Karibu dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu mwene data yifuje kukwakira, akakurya wese ntasige n'ibinono n'umutwe, kandi akakurya akenyeye inkweto, aribwo butumwa bwiza, akakira agakiza. Yesu Kristo ndamusengeye kugira ngo umubabarire ibyaha, mubarire ibicumuro byamusubije inyuma, inkuta zamuzitiye uzikubite hasi, umukubitire Farawo waziritse imigisha ye, mukubitire Farawo waziritse ubugingo bwe, waziritse ubuzima bwe, Farawo utuma atagira icyo ageraho, Farawo utuma adatuza, arota nabi, amerewe nabi, ahagaze nabi, imisengere ye yarasenyaguritse. Mukubitire Farawo, mwicire ikintu cy'imfura cyose cyo kwa Farawo, ubuzima bwe busohokemo ibintu by'imfura byinjiye mu buzima bukaza kubwangiza. Niyakira imbaraga z'Umwuka Wera, niyakira amavuta y'Umwuka Wera, niyakira impinduka ziva kuri Kristo Yesu, niyakire kujya agira amayerekwa, niyakire kujya aryama karota, niyakire birahindutse, agasuzuguro k'abademoni nikamuveho, imbaraga z'Umwuka Wera nizikora impinduka mu buzima bw'umuntu twumva, umutima we wakira ibyishimo n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bw'ubutindi n'ubukene nibiveho, gusuzugurika no kugayika nibiveho. Umwuka Wera w'ibitangaza nukora imirimo idasanzwe binyuze muri iki kiganiro cy'umutsima wa buri munsi. Ndagushimiye kuhembuye abatwumva kandi ukaba ubanejeje, ukaba ugaruye amahoro n'umutekano kuri bo. Duha umunsi mwiza, dutangire icyumweru neza mu mahoro n'umutekano biva mu ijuru. Bwishingizi bw'amaraso yawe nibukora umurimo. Duha icyumweru cy'umugisha, duha ukwezi k'umugisha, duha umwaka w'umugisha. Ndagushimiye kuri kumwe natwe none n'iteka ryose. Amen. Mana ibahe umugisha.